ndatekereza ko atari kubitinyuka yabitinye. Ese koko weho muri wowe kuri ability yawe urakeka yuko iyo video yari hari koko? Kandi yarayinyeretse. Yarayikoretse gutyo urayibona? Yayimpaye view once kuri WhatsApp. Urayireba n'amaso yawe uravuga ati uyu ninjye ntago ari AI. 2023. Yari ifite nk'iminota ingahe? Uya yari amasegonda nka 30. Amasegonda 30. Ndi kwiririmbira niviriye koga mu cyumba bigaragara ko ndi ngenyene rwose ni nta actually nta kintu nyine kwa kundi marashaka utamenya ukuntu umuntu yestime ibintu mu nze you don't know. Ese yambwira ibi kibazo rero ndaza kuba ndushyiraho nyine ndashaka ko tubicaho umurongo nongeye kwimbaza yego ariko se iyo uza kubona iyo video yageze hanze bari kuyakira ni ibintu bisanzwe biri mu buyobozi. Yego byari kugenda bite? Yari guhanwa igihugu cyose kirimo kureba, yari guhanwa kuko niyo babibona nabivuze n'ubumbiswemo n'umwana w'imyaka 2 iyo abireba ari kuvuga ati uyu muntu nta nubwo abizi rwose ko ahantu harimo kamera kuko ndi nyine bigaragara ko ndi nyine pe nta muntu n'umuntu turi kumwe nawe ndi no kwirimbira nibyinira ndabishyiraho umucyo dane mu busanzwe ya muri industry tubamo cyangwa na nyuma yaho no mu buzima busanzwe bwose wari wateretswa n'umuhungu mugenzi wawe. Icyo ni ikibazo kigiye gutuma nza no kwihanangiriza. Urakoze sha umutipe nyuma akabarampamaga ise bimeze bite ni sawa ntabwo nakwanga kwitaba umuntu kandi hari abantu duhuje iki kibazo nyuma mu Karitasi ukajya kumva arakubwiye ngo nagukunze. Hey, Danny, hi. Hello. How are you? I'm good. Be Danny drill. Be Danny drill. Na IVX20. No. IV official. No. Jesus Christ, Costa. Baza kuri Mungu nyine atazi nyine izina ryanjye ryo kuri YouTube. Kwera ko kuri YouTube ikiraho ama content menshi atandukanye ho ni IV TV show. Uya byose umuziki wanjye uwa kuri IVTV show na content zanye zose ahubwo ku yandi ma platform Instagram, TikTok, Snapchat ni IVX20 in 2026 hagiye gushya rero harahi ndakwakiriye Dani na murakaza neza nawe turakiranye ko se abantu batakuzi bibye abantu bo kuri IVTV show bibye abantu bo kuri IVTV mbategetse kunkunda ku ngufu kubera ko murankunda byakwanga byakunda nitwa Bidani Drill twadura kuri IV no kuri Bidani Drill show ubundi umuriro wake content zambere ibyo ibintu bababeshye baha content nyine mutasobanukiwe hano nyine content zisobanutse murabyumva. Yes, tugiye kuba content zisobanutse nta nabandi bantu bari bushobore gukora content tugiye gukora ni bande se ariko igenda gaceya ndagira ngo banze unsobanurire ibintu kuri imihanda indirimbo ibyo nibazo wanditse byo kumbaza bwe kurya ntabyo byo kukubaza ngiye gutumikira abantu agataho ngaho rero ushaka kwambara neza nkuko nambaye wakwambara muri big outfits of course ushaka amakote meza nuko twayakuyemo kuko harashyushye of course ushaka amakote meza decoration nziza ufite ibirori bitandukanye ni muri IV collection and decoration. Yes, ejo bundi tuzatwambaye amakote muri IV collection of course tube tumeze fresh ewan kugira ngo ibintu bibe bombastic. IV rero muri imihanda urimo kwatwika ubu dutegereje video yawe. Video y'iki? Ubu nawe ubu nuko natane mvuga ukuntu akabanga IV ngo wagiye nguvuga neza ubu nawe uranzanye ndimo gutumikira ibyo nibyo bituzanye. Yes, ubu ndimo gutumikira abantumye bantumye kukubaza iriya video dutegereje irahari cyangwa video yi simbizi nyine ngo ni video ubundi mamwankwe yibi dore se IV mu buzima busanzwe bimeze bite? Shagiye meze neza. Hanyuma se hanyuma mfite indirimbo nshyashya yitwa Tatu nayikunze cyane iri hano muri background ni indirimbo nziza iri kuri YouTube channel of course mugende muyirebe mushyigikire munyandikire muri comment mukore subscribe
mumbabarire mukore subscribe mukore share mu commenting ibintu mushaka bindi bishasha twazabazanira birenze indirimbo muri content bisanzwe duhari ku bwanyu. Ariko nta kujya ku ruhande hari abantu benshi bategereje kugira ngo ushyire umucyo kuri iki kibazo cya kino saga imaze iminsi kuvugwaho, dore noneho tugize amahirwe ugiye kubishyiraho umucyo ntubice ku ruhande. Dani ibyo bintu tubyihore twikomeza ibintu twabyatuzanye ibintu byo gushyira ibintu ku mucyo ku bintu ngiye rwose ntabwo byizerera. Ariko washyira urumva abantu bari mu icuraburindi kubera ko bategereje igisubizo ushyiraho. Urumva abantu bari kugura internet ubudashira bategereje kureba ngo video ngo menye ari umunota. Cyakoze abantu baranagowe ugomba numva nyine menye ari umunota. Ariko sa ivi uri kwitwara ute muri ino situation kubera ko ni ibintu biba bigoye kuba urimo guca mu bintu nk'ibi ngibi by'umwihariko n'abandi bijye bibabira akarorero. Mujye mubaho rwose muza abantu banyu. Ese koko ni ukuri? Kumenya nuko ari byinshi abantu bavuga ibintu byinshi ubwo namenya ari kirimo cy'ukuri gusa ikintu gihari. Wow, kiriya gitabo ndashaka kugisoma. Wow, umbura gisoma. Umva kiriya gitabo ndagitana bibaze ko ndi mu kiganiro gati. Anyways mumbabarire kiriya gitabo ndagitana. Ibyo muri situation rero biracanganye ntabwo biba byoroshye of course. Gusa nyine kuko atari byo ibyo navuze kuri live nari ndiho ndabizi ko nabonye n'ahantu henshi babyaprodinze ku ma YouTube n'iki. Ibyo navuze niko kuri n'abantu bari gushaka kundenganya bitari rimwe bitari kabiri bari n'inshuro ya gatatu. Ngera aho ndavuga you know what ngomba kugira ikintu mbivugaho. Ngira ikintu mbivugaho bigenda nk'uko bigomba kugenda. Bampa amahoro yanjye bampa uburenganzira bwo kubihangano byanjye. So umeze neza ubumeze fresh. Yes manishe ubumeze fresh kubera ko ikibazo nka kiriya kireze mu bakobwa cyane kuri zino social media bari kugira imitego ikomeye cyane. Ariko nyine ukuntu murimo kubyitwaramo birakakaye guca mu kibazo nka kiriya kuko ewana umuntu aracumba ntabwo biba byoroshye. Hanyuma nyuma yaho rero ayifite naje nk'umutumirwa ariko insa nkaho ari njye ufite ijambo. Nta kibazo. Nyuma yaho Ivy ubundi mu buzima busanzwe wenda tube tubishyize ku ruhande biriya n'ubundi nta kurama kudapfa byose bizashira. Nta n'umuntu udaseba kandi se ngo wabaho udaseba ukavuga yuko waje gukora iki kwisi kota izuba. Igisebo kiraryoha kiraryana shabire. Igisebo kiraryoha ntabwo abantu bose umuntu wese akuvuga ikintu ashaka ukagira ngo yari ahari. Igisebo kiraryoha hari n'abaguhimbira. Hari n'uwavuze ibintu niyizingiye rwose numva arabifatafatanyije. So bibonye ubwo njye nawe turi kumwe rwose ariko naracecetse nkambonye ibindi nyine ariko byararangiye. Ariko nta kundi komera n'ibindi turabitegereza. Gusa ikintu gihari cyo ntabwo ngenza se ntabwo nyine wenda baransebeje bituma ibintu bitari ngombwa bijya hanze gusa nta bundi buryo byari kugenda. Esa Ivy iyo ujya kubona ukabona iriya video igeze hanze. Iyihe video iriya bavuga yabitinyuka nyine ishyire mu mwanya wo kubona yasohotse iri hanze. Byabaho ariko impamvu natekereza ko bitabaho ni ibintu uriya muntu yakoze tutanazi. N'ibintu by'amavideo ntibyari byanakaje ukumva tutazi ngo amavideo ngo bijye biva bikajyayo. Rero n'umuntu wakoze ibintu mu buryo bwe nko mu nzu twagiyemo tugasanga we yesitayemo amakamera mutabizi ibintu utamenye. So rero bituba binguyeho mu myaka mike ishize gusa icyo kibazo n'ubundi already nayifite abanyamategeko bari babizi. Yego ndatekereza ko atari kubitinyuka. Yabitinyuka. Ese koko weho muri wowe kuri ability yawe urakeka yuko iyo video yari hari koko? Kandi yarayinyeretse. Yarayikoretse gutyo urayibona? Yayimpaye view once kuri WhatsApp. Urayireba n'amaso yawe uravuga ati uyu ninjye ntago ari AI. 2023. Yari ifite nk'iminota ingahe? Uya yari amasegonda nka 30. Amasegonda 30. Ndi kwiririmbira niviye koga mu cyumba bigaragara ko ndi ngenyene rwose ni nta ibyo actually nta kintu nyine kwa kundi marashaka utamenya ukuntu umuntu yesitayemo ibintu mu nzu you don't know. Ariko nyine
ku rundi ruhande oya rega hari abantu bantumye kandi nagize amahirwe yo kukugeraho yambaza ku bintu byerekeranye n'ibyo ndumva nacyo nabivugaho abantu bagende bubaha ntabwo twajya tuvuga ibintu ngo tugire ibyo dusega abantu bubahe privacy y'abandi niba batanayubaha birabareba igihe wenda tuvuge umuntu aba mu nzu yawe cyangwa se ayikodesha cyangwa se yaraje kugusura kubera icyo ufata inzu yose ukayitakamo kamera n'abahari batabifite amakuru kubera icyo ufata inzu yose ukayitakamo kamera ni icyaha si icyaha gikomeye cyane bigize icyaha ntimugakora ibyo bintu mwishimisha kubera yuko isaha n'isaha iminsi y'igisambo ari ibyo ubikora wishimisha inyuma ukaza kurira wasamye sibyo Ivy ntari reka tubice ku ruhande iyi ndirimbo rero indirimbo ki kuri Ivy indirimbo ni indirimbo nziza indirimbo ni nziza indirimbo ni nziza byatari irimo miliyoni zingahe ndakwibujije nibanga ndakwibujije rishaka wankubitira arega ibi bintu byose nundi urumva turi muri cya kibazo kwa Godfather no kwa Dumba twarabivuze byose ubwo nundi wabyumvise ariko hari abantu batajya bakunda kumva bagenzi babo barimo kubavuga nabi bahise bagenda nanjye ubundi bangombwa sinaba mpari pe kuko ntabwo ari ibintu nkunda kwiyumva bangize muri zagara ariko ngiye mbabarira umbwire sibyo kandi ntubice ku ruhande ntunyobye uri umuhanga cyane urimo gushaka kuhita unyobya ariko mbwira ese oya mbwira ibi kibazo rero ndaza kuvuga ngo dushyireho nyine ndashaka ko tubicaho umurongo yego ariko se Ivy iyo uza kubona iyo video yageze hanze bari kuyakira ni ibintu bisanzwe biri mu buyobozi yego byari kugenda bite yari guhanwa igihugu cyose kirimo kureba yari guhanwa kuko niyo babibona nabivuze n'ubumbiswemo n'umwana w'imyaka 2 iyo abireba ari kuvuga ati uyu muntu nta nubwo abizi rwose ko ahantu harimo kamera kuko n'indi nyine bigaragara ko ndi njyenyine pe nta muntu n'umuntu turi kumwe nawe ndi no kwirimbira nibyinira nk'uko kuno navuye Dani ibintu usonye kwimbaza this is the last question ni ushobora ni inama ushobora kugira umuntu nabyinama nta nama mfite nta nama mfite tubiceho n'abantu bari kungira inama nyinshi mu mbabare please beg nta nama nkeneye mu mbabare nizo mfite nta kintu ndazi shira umucyo ku bantu bagukunda umucyo ku bantu bankunda ntabwo biba byoroshye first of all yego ntabwo biba byoroshye abantu nyine bibavuga ibyo bashaka bakabikritika uko bashaka gusa nyine ikintu cya mbere nuko iyo ukunda umuntu wowe uragomeza ukamukunda ibyo ngibyo ari ubuntu bw'ububazo buzahora buzamo butazashira as long as ukiba muri entertainment bibino biboro nyine tum yego so rero ubu byiteguye ku ibyo byose byawe ntabwo biha agaciro nta kundi Ivy mureka kumurenganya nje ku giti cyanjye ndabibasabye murekeraho sibyo mureka Ivy muramushakaho iki kandi buriya hari igihe abantu buriya abantu amasaha mumara amajoro murara mwiga ku muntu n'amakaminuza mufite na za segonderi ibintu mwize nta kintu mwabikoresheje why not kubera icyo urimo kwiga ku muntu nibyo wize utaragira icyo bikoresha ndetse ibyo uri kwiga byo uzabimaze iki sibyo yes tugiye kwivugira kuri iyi ndirimbo pe indirimbo njye narayikunze n'abandi bantu bayikunze mwongere mugende hariya hejuru muyirebe pe munayisharinge ku bandi bantu batayizi sibyo Ivy iyi ndirimbo ivuze iki mu magambo make igitekerezo cyaturutse hehe nkuko nabivuze barabizi abantu banjye rwose sinkunda kubeshya nkuko nabivuze ngewe nkora indirimbo ihuye na situation ndimo yego tuvuze ngo nari ndi muri situation y'umuntu ndi kumubwira yego yambayeho nka tattoo arahari baranagagiye ntabwo yari umuntu biri official yari talking stage you know ariko abahanzi buriya mureba kure kubera yuko ariko ibitekerezo byanyu hari abantu nari nanabizi ko bitagera kure yego gusa it was good muri icyo gihe gusa nari mbizi ko nta gusa nyine byari byiza ariko nari mbizi ko nta hantu ushaka kujya
ariko umuntu warahari kubera ko yakubayeho 3 birumvikana kandi navuga ko byari muri icyo gihe kandi nari mbizi ko bifite garanti kuko ntabwo yari umuntu uri official, umuntu yari talking stage. Yego, ntabwo ari umuntu uri kuvuga ngo yebana ngo rero ngo turakundana. Yego, ni kwa kunduma muri process, ni kwa kunduma muri process bikangira bigapfira muri process. Esa ivi nuko njye ndumva baje umunsi ndi muri studio ya indi mbona akora yaba ari kuri kukuvugaho. Njyewe yego cyane undi wese uwo mutugwe bihunye nuko ndi muri studio ni wowe ndirimba aho koko nkakumanuka. Uyu muntu wakubayeho 3 aha nari nawe arabizi ariko kandi ntabyazi cyangwa barabizi uya ntabyazi gusa icyo gihe nyine kandi niko numvaga wambayeho 3 ariko ntabwo byari ibi bikabya Dani please. Oya birakabije. Oya nta kintu gikabije. Ariko se aba wenda ngiyewe ushobora kutabyumva ushobora wenda kugira ngo nta yanjye, ariko abantu bo bwabo barimo kwirebera ino ndirimbo. Ni indirimbo byonyine niyo wayireba nta majwi arimo. Iyi ndirimbo irahenze Ivy, mbabarira ushyire ku umucyo kuri iki kintu ubishyire hanze. Nushake uvugeho gakeya. Buri hari abantu bafite amatsiko kuba bakora projet nk'iyi ngiyi, ariko bakavuga ati se turanyura hehe, turabigenza gute kugira ngo tugire projet nk'iyi ngiyi hanze. Ntabwo nabeshya, umuziki urahenzemo ukuntu. Yego, birenze uko tubitekereza, birenze kuko ari by'iminota 3. Ine bibaye myinshi cyane nta ndirimbo y'imwe 5. Gusa nyine umuziki urahenze. Yego cyane, umuziki urahenze cyane. Umuntu ushaka gukora indirimbo nk'ingi yaba yitwaje nkangaye mu mufuka. Nabivuga gusa biri muri miliyoni kuzamura, ntabwo biri hasi yabyo. Muri miliyoni kuzamura ntabwo iri hari munsi ya miliyoni. Mwegera Ivy kuko iyi mikino banyegera kuko ntabwo nkora indirimbo. Ariko wabahereza igitekerezo cyaho banyura. Gusa nyine ntabwo ari akantu k'iminota 3 nk'uko babireba. None se Ivy ngira ikintu unsaba wenda nanjye kuko urumva mbere nakwatsa umwanya wo kugira ngo aba ninjye hostinga, ariko noneho ntabwo wajya mu rugo rw'umuntu urangiza uhita ibaza ko ari kuri channel ko mwumva ibintu ariko mbaza ubu nakubaninga wowe. Ntabwo wajya mu rugo rw'umuntu ngo ufate inshingano zose ndazirekuye. Dani kuri channel yanjye tugiraho yego game yitwa Never Have I Ever. Tubazanye se ibintu ugeze ubikora, ibintu wabikoze. Yego, urabizi ndabizi ko ugiye ukurikirana ibintu nkora, ushaka warabibonye. Yego, gusa ntabwo twe tugira limite yo kuvuga ngo nibyo bene tuvugaho. Nibi ngibi bisanzwe, ni ibintu bisanzwe kubivugaho. Ahubwo wowe iyo game ndabizi ko yize. Ndayizi. Wabateguye ibibazo ndibuyishobora. Ko nanjye hari ibibazo ari ikibazo kimwe ndwaye kuko waza n'ubwo inshuti yanjye. Oya mbaza. Mwami Imana. Mw'abanyarwanda mwe aho muherereye impande n'impande zose z'isi sinshobora kubabeshya. Ese Dani kamaza iki kibazo. Dani. Yes. Musatsira. Niseka masa. Ntabwo niseka udatuma nasubiza ibintu giye kumbaza. Ibyo twanye mba ndugukubita sinzi niba byemeye uko twanye nk'icyo. Ntari. Gusa Dani mbwira. Yego. Dani mbabwiza ukuri. Ndahari ngo nkubwize ukuri. Ndabishyiraho umucyo. Dani. Mu buzima busanzwe ya muri industry tubamo cyangwa na nyuma yaho no mu buzima busanzwe bwose. Wari wateretswa n'umuhungu mugenzi wawe. Icyo ni ikibazo kigiye gutuma nza no kwihanangiriza. Urakoze sha. Urakoze umbaje ukoze. Ese ubona ari kuzabyuka kuza kubivugira imbere y'abantu. Bambwira impamvu. Ivy. Ibi bintu nubwo bimbajije birababaje cyane. Uri kumva? Kandi noneho wiseka. Oya, wiseka urakoze. Ngiye gushyiraho umucyo wenda abantu bakurikirana Ivy. Bakora ibyo bintu. Basubizamirwe mu isako, sibyo? Yego. Ivy, uzi kuntu ibyo bintu biteye ubwoba.
uzi ko wahuye n'umuntu urumva nyine abaniga hari ukuntu ujya ahantu ugiye wenda tuvuge mu kirori ndaza kukubaza ibibazo byinshi byerekeranye no kuri iki kibazo unsobanurire kuko ndashaka kumenya ibintu byinshi ugiye nyine reka ngusobanurire icyambere ukajya ahantu ukishimana n'abaniga biga piki ukabona umuniga yakwishimiye wenda mwanahura yakurangira n'akazi cyangwa se wowe kakamurangira akaba kwatse nimero ntabwo nakwima nimero uri kumva nimero sinyimuhaye umutipe nyuma akaba arampamagaye ese bimeze bite ni sawa ntabwo nakwanga kwitaba umuntu kandi hari abantu duhuje iki kibazo nyuma mu karitasi ukajya kumva arakubwiye ngo nagukunze ariko si ubwo Dani biriseri ibyo umuntu arabivuga cyangwa wenda uri kubeshya izina ry'Imana ari abahungu bafite icyo kibazo none se abivuga base abivuga nk'ubibwira nyine abivuga aragutereta aragutereta akakubita igitonite y'ubwoba namukubita shawo wamukubita noneho njyewe kubyakira biranga kandi bimaze kumbaho abakobwa bagera nko kuri 4 ubu nabavuga kandi bo muri imihanda uri kumva cyane muhonyeze ubu nabateza abantu uri kumva umukaritasi ukajya kumva ari kugutera umutoma sha wari warazigamiye umukundi Dani hariho nabonye yateye umutoma undi nashaka yiyumva ariko ntago ari bumenye ngo shanga ufite iminwa myiza ngo wanyohereje ifoto unabyandikiye umungu ni umungu ni inshuti yanjye yabyandikiye atebonye ngo reba ngo runaka kandi ibyo bintu bireze mani noneho mu baniga n'abagabo barahari ukasanga umugabo mukaritasi bafite famiye n'abana ugasanga arabikubu noneho kubyakira birakunanira Shadeni wazakubisa umuntu shiri nese wamwebwe shaka nkubwiza ukuri buriya nuko ngewe nuko nabaye umukobwa ngewe kambabwiza ahubwo nge nahisemo kutajya muri biriya birori ngewe nuko nabaye umukobwa nza ku muhungu ufite imbaraga ndi igisore gifite ibigango shana ariko narabakubise koko we yewe we ubu mbona wari kujya umbwira ibintu tuzikara nka kurya box ako saive wenda savuga ngo tugira amahane n'iki cyangwa yo tunagira bira gusa nyine hari ibintu nyine umuntu ahoranye akavuga ati iyo bafite imbaraga uyu muntu ariko muri iyo box ive no kuri bireze kandi mu bicike iyo box ni ingumi ya bita umutwe urushyira umuntu sinzongera no kwishyira mu kato ubundi se naragowe ahubwo ngiye kujya mpangana nawe izina ry'Imana ngiye ntabwo nshaka please akoma sinzi nangiye kukugira inama akiza naba ngiye kukugira sinziza kuri kamera oya ngo ntago ari sawa kuko nanjye ubwanjye sinashobora kubikora gusa bishoboka oya ngereka ngira inama umuntu wese wiyumvamo yuko ashobora gukunda umuhungu mugenzi we nta kintu tugufataho sheri ubu ni umwanda ni shit uri kumva umukaritasi none uzi ikintu cyamubazaga ifi jya ndasaga umutoma wadanje uri kumva wawe nkangwiki ntabwo nabisubire se nabishobora mana umutoma ntigeze ntera n'umukobwa ntigeze ntera ngaho ngiye mbwira ngo ni nk'umutoma ukajya kumva ukuntu umukaritasi araguhamagaye ngo bite be yewe data nariye tsura ari ibaza ngiye kubona nkabona nka Costa turi kumwe nkuko nkabona kwandikira ka message ngo mbe wanye Eriko Costa ni cyangwa nkubona Nubwo byumvise nawe baragutera none se nanjye abakobwa ariko imwamba wenda abakobwa hari ukuntu abakobwa bitagaragara nk'ari cyane nko kubaho wapi hari igihe abakobwa bagira ngo abashere babo babaca inyuma bagiye ku bandi bakobwa wapi ase uko noneho hari igihe abagahungu ko twagoye ko dufuha nk'ubu nkafata wenda mfite nk'umusheri hari igihe abahungu nakora kaba karagutwaye umukunzi Costa nk'ubu nkafata nk'umusheri wanjye tuvuge mfite umusheri amufata ari kwandikira undi muhungu Costa namukorera iki buriya oya sinzeze gufuha nshobora kumufata nkamumesa muri ya mashini yo kumesa n'umuntu wifata nakumesa cyangwa sinzi what oya mu bicikeho mu Rwanda niba nagukorera iki niba nakuregera iwanyu se bakora iki mu Rwanda ayivi reka nkubwize ukuri nakumesa mu mashini mu Rwanda turi urubyiruko rwinshi ariko ni ukuri ko Imana nirutirinda icyo kibazo njye sinanakivuga mu izina kuko giteye iseseme ndanagitinya ngiyewe icyo kibazo uri kumva niba atabyirinda ntabwo bizakunda bizagorana pe hari n'abajya muri ngo bafite association
urumva iyo ufite ngo umukunzi umugezayo direct kubera iki amafaranga wagiye nko kwishinganisha mwakundanye na Costa bakaduha amafaranga se ko tuyashaka ayo ngayo ntinzayabone ase Costa mwakundanye ibyo birarenze nk'ubibezi ayo batanga muzajya hose batanga ngahe Dani mbonye business oya baranakarangasa banago babireba I think ko none se urumva ufite sheri ubwo sheri abagufurana niwe ubizi Dani baguhangaye tabizi se ariko singo utwaza amafaranga ntimwajyayo we oya nago najyayo ese ndabo babwiye ngo mukundane buri areka nkubwire Ivy sha muzajye muzana tuyirire nundi ayo ngayo n'abasazi buri nari nshaka no kwiyama umuhungu wese ubona mugenzi we akabona yaba umukunzi uri muzima udizidane byamukubita umutoma ngo ureba neza wowe narwanye intambara iteye ubwoba nigeze kujya Musanze kandi mani bimbaho ntabwo bimbaho kenshi ariko bimbaho nyuma nyine nkababara nkumva umutima wanjye urababara ese bazakubita umuntu umwe we nta mbaraga ugira ese ni kurwanirega dufite polisi ntabariye gukurikirana icyaha ngewe nza kumuhungu nariko narakubisa abantu mwese tuzenyene ko narabagemba ko oya mwana ni ukuri kw'Imana bari kubyunzana ibintu byinshi nkabanza ngakubwira telefone yanjye tukabivugana naho nyuma neza nkunda gusiba ibintu buri segonda nakwereka message Ivy waseka izina ry'Imana yo mwijuru wavuga ati se uyu ni umuhungu ni umukobwa uzi ko umuhungu atereta mugenzi kandi buri abagiye babivuga ngo mukagira ngo ni kubabi you have to protect yourself noneho abo bakoboyi nta nubwo bakigendeshwa kumwe batinganye bagende baba bari fieri bameze neza nyine umva nkubwire ubwo ugomba kugira ikintu bikoraho ukiprotectinga nkawe oya ngenda rinda nabandi birase n'ibintu nese uzabigenza gute ndababwije ukuri buri muntu wese ufite umuhungu umwandikirana message wa mugane wa mutipe wavuze ngo ugira box 10 uri umuhungu uri iki nyine ndagira ngo mbwire abahungu bose ni mwirinde pe ntago abahungu bose ari abahungu nuko nta nubwo abajama bose bagufata nk'umujama mugenzi wabo hari igihe bakura bakakubonamo indi mari urimo kureba uko ngiye kujya mu kindi kiganiro waje kumerekeza mu mujyi nari uri kumva none byibagiwe yes no kuvuga ngo rero ngiye mbishyizeho umucyo abantu bose bari bazi yuko kiye muzanyobereho sheri wanjye abakobwa bikubwira shaka nabo ngo none abakobwa bo ni urundi rwego nturi kunirigazana kandi bikubwira nawe afite amanyonyo kuvuga yego ye arura bikubwira yego ko cyane nese ubyakirute nawe urarwana no kwabwira erega mba mbeshye sungi ntambaraga ngira nambara kugira none se wambwira ngo ngenze kandi umwana ndutabana namukubita ariko Ivy abakobwa murarwana ntabwo narwana nubwo abakobwa umva ko wambeshye ibintu byinshi sindarwana Dani sindarwana muri ubu buzima mbaye no kuva kera sinshaka kurwana ntabwo nabishobora uriririra gusa ubwo bankubise bamubwire batumari bugira ibyo byo gukubitana shikida bade gukanga buri seriye nk'ukuri kw'Imana pe abantu tujye tuba mu gihe cya nyacyo tubabo turiho mu gihe turimo sibyo rukuvuga ngo hari abantu barwana n'izo ntambara kuzimana kuzinyine kubihanduringa bikabananira uri kumva ukaba muri societe ariko harimo abo bakoboye abakoboye bafite ibibazo bafite ingorane mu bireke reka tunabavye Sudani umuntu natetwa n'umuhungu agasanga nawe uwo muhungu yirirwa ateta abandi bakobwa abahungu akirwa tereta abandi bahungu nyara kuno wenda abakobwa uri abakobwa muba mugahinda mutazi hari igihugu ufite igikoboyi hari igihugu ufite igikoboyi uzi ko cyaguciye inyuma umukobwa mugenzi wawe cyarigendeye gifite undi mujama ufashe yewe baze nkagufata kandi n'abantu bari muri iyi mihanda bakora ibyo bintu ni n'abahanga barahari cyane barahari ibira bihungu byagiye bikizwa koko oya muri umwanda ntabwo tubashaka inyarugenge wenda reka tureka kwibasira kuko njye ntago mbarwanyije ndabibasiye se byose ni ukuri pe kandi Ivy gusa nyine bihangane inama nabagira tunabivaho nyine binajya bibicukumbura kuko nibacukumbura bakamenyeza babaza kurushaho niba umuntu atari kugufata nk'uko ubona bikwiye uri kubona ibintu bari kukwereka cyangwa n'iki bidahwanyije n'ibyo wumva ukwiriye live
course. genda nyine jya ahandi ubuzima iyo uri guforcinga ibintu n'undi bigenda nabi niba maramo imyaka 3 uri kubiforsa bigenda nabi reka iyo ngingo tuyihorere batagira ngo twanabatinzeho sinjye sinayibasiye ariko nyine bajya batereta abandi bahujije imyumvire yes twigendera petit à petit ikibazo ko twagitinzeho reka giteje ibinkeke I know ako bibaye bwa mbere n'ubwanyuma tubivuze kuko njye ntabwo tuzongera kubavugaho sinkunda kugaruka ku bintu inshuro irenze by'umwanda sibyo rata twikomereze ngayo nguko rero njye nakwaje we hari icyo ufite kumbaza cyo kumbaza ndakubaza umaze kumbaza kijyanye n'ibi bintu byo muri social media bimaze iminsi bibaye birega na wapi byase ko twagihoreye ko dushaka ko indirimbo mubanza kwireba bana yirebe twa tatu ko iyo nza kugira imana yo kuririmba baze kwireba ntago byaba ari sawa kugira gute banza umbaze n'abanyuma ikibazo ufite kugira ngo njyewe se ko ngira ibibazo byinshi ngira ibibazo byinshi cyane ako wabyanditse njye ndandika kubera ko mba natorombotse none se ayiviye kamwereke urukundo rushobora kubaho mu bantu nta rudakeneye amafaranga bigakunda ntabwo bishoboka kubera ese urukundo utema amafaranga ubwo byagenda gute mwakundana gute se n'amafaranga mufite nyine mugakundana gusa nyine urugero mugakojya mukora iki nta mafaranga mufite none se ahubwo mwavugana gute nta mafaranga kugura amayinite se basi ariko njyewe nagukoreza agafoto kanje kuko ndimo guhinga cyangwa ndi mu mirimo itandukanye wajya ku kagari ntaturanye kagarisi wajya kuri kaburimbo gafatira satellite ibyo wingora pe urukundo rukenera amafaranga urukundo natwe ubwacu buri muntu wese agomba gukunda amafaranga ni meza amafaranga ari mu buzima bw'umuntu ubuzima buroroha nese ubwo cyo ushaka kumwanga amafaranga bakenewe none se urukundo rimo amafaranga ruraryoha ubwo bishatse kuvuga ngo umutipe udafite amafaranga agomba kubaho nta mukunzi afite oya hari umugabo wavuze ngo wa mugabo wahoza yaravuze ati ngo niba ngo umukobwa agukunze ukennye ujye umenya yuko iwanyu ujye umenya yuko yagiye mu bapfumu ngo akamenya ahazaza hawe buriya niba hari umuntu ariko ntabwo ari icyo kintu njye ntabwo cyari cyo nemera buri muntu wese agira umuntu uri kuri level ye tereta umuntu uri kuri level yawe ntabwo reka abakobwa bose bo muri iyi minsi babishakira abaniga bafite inote mani babishakira abakobwa bafite inote njye se buriya nanjye ndamushaka ufite inote none se ubu ntabwo umushaka ko nshaka numva ikinote kitari imbere ushaka umeze ute sha shamba nkubwire gusa nyine inote nazo ziba ari nziza urumva zihari rwose nibyo ko nanjye nkunda amafaranga niyo mpamvu amajoro menshi ntaryama twagize Gisenyi gushutinga izo ndirimbo content n'ibiki bitandukanye mu studio nuko nanjye nkunda amafaranga kandi nzi ko amafaranga ari ingenzi mu buzima so rero amafaranga ni ingenzi ariko njye ntabwo amafaranga ari cyo kintu cya mbere pe none se yivire reka nkubwire ntabwo wakundana n'umuhungu ufite akazi wifasha n'ubundi byo wakwifasha nawe akaba afite akazi yifasha ibyo yifasha nta n'umwe usaba undi amafaranga muri ariko hari igihe uteretana n'umukobwa ariko abahungu bajya umva wait abakobwa ngenda narabavumbuye hari igihe uteretana nawe nanjye maje kwavumbura kandi bavumbuye ejo so bavumbuye nawe nanjye umva nkubwire rero ibyo rwose byanabaho nanjye wenda nta n'ikintu nkubwira ngo nkorera cyangwa ngo iki n'iki nta n'ikintu cyuki yes ukamukunda gusa ukamukunda nkwikundira cyane ariko nje kubona ukuntu mushaka kwigira abantu barenze sometimes mugashaka kubabaza nk'umukobwa mugasanga muramutendeka ugomba kuyama sibyo allowance none se ayivire reka nkubwize ukuri nyamara abahungu mujye mubakiramo imiyaga kubera ko buriya nta kazi kari muri iki gihugu akazi gahari ni gakeya nyine bisaba gufata udufaranga dukeya sibyo kandi ko udufaranga dukeya abakobwa bose ni abasirimu bose bayakura he kugira ngo umukobwa se ni ahubwo ayivingiye mfite ikibazo nshaka kukubaza kandi unsubize ni ukubera iki abakobwa badafite akazi babayeho neza cyane mu mujyi wa Kigali nabona nkubeshye kuko njye nawe turaziranye tuzi ukuntu twirirwa dushakisha urabizi ngera nyine ndashaka kumfasha wenda weho ushobora kuba nanjye sinzantu bayakura ushobora kuba hari uwakubwiye hari uwaguhayeho amakuru nta n'umwe
none ndibaza ikibazo iki kimwe muri comment section mwandike mu mwisanzuye munsubize basi niba Yves adashaka kunsubiza abakobwa abenshi ntago mbizi ngewe namwe murabizi abenshi yonje kubareba sanga mutuye mu nzu ziteye ubwoba kandi uraryamye nta kazi ufite aje amafaranga mubaho neza kuriya mu nzu ya 500 uri kumva akowe bura batubwira bagiye bavugana bakora amafaranga twese tukakurayo amafaranga tukabimera neza cyane Ivy nta muntu wabara guha amakuru y'ahantu ari amafaranga uburi ambebereye ituro sibwo danumva bakora cyangwa bafite nk'abashire baha amafaranga none se abakobwa bose bakagira abashire baha amafaranga abenshi ni wese ko mutegize ariko hari abagira abashire baha amafaranga ariko sinzi impamvu nyine ngewe njya mbaza abakobwa bakanga kumbwira ariko ntari gusa umukobwa wese uri ushobora kunsubiza icyo kibazo abyandike muri comment section cyangwa se azaze abibwira abanyarwanda anyways reka kugira ngo tuve kuri iyi sije tujye ku yindi ikintu cyo twababwira nuko mukore subscribe muturebe mudukunde musharing ibiganiro byacu nicyo kintu twifuza yego muri comment mwandikemo izindi content mushaka ko twabagezaho ibyo mushaka ko twavugaho bindi twebwe turahari ku bwanyu kandi n'abashaka kwamamaza bajye bahamagara izo nimero ziri hasi muri description cyangwa banatwandikire cyangwa mutwandikire umuce kuri social media zacu kuri IVX20 no kuri Bidani Drill yes nyine mutubwiye tubamamarize nta kibazo tuvugane anyways tuva kuri iyo topic ubwo sinzi nta nama nabagira ntayo mfite ntayo kuko nanjye sinkishaka abantu bangira inama zabaye nyinshi bambabarire nizo mfite mbanza nzikoresha sara nanjye nta nama nabagira ubwo niba uteye twari umuhungu ukumva urabishaka ubwo muzajya mukundana n'ibyawe ariko nyine tubiveho murakoze turabakunda cyane mwakoze gukurikira IVTV show bye